Scuderia Ferrari, iyi rero Scuderia Ferrari ubu tuvugana kabisa ikaba isi yose iyishyize mu bicu, kuko ubu ngubu ihise ikora ibintu buri umwe wese atatekerezaga. Ubu ngubu amakuru ahari mashyashya kabisa, mashyashya ishyushye ku isi hose. Isi yose yifashe mu bitugu, abandi bifata ku munwa, abandi bifata ku myanya yose iranga ukumirwa, bavuga bati ni gute 7 Champions World Cup holder Lewis Hamilton yaba yerekeje muri Ferrari. Iyi ngiyi niyo nkuru irimo iragenda isakara ahantu hose. Uyu mwongereza w'umwirabura umwe rukumbi uri muri Formula 1 akaba ubu ngubu kabisa amaze gusinya amasezerano muri Scuderia Ferrari y'Abataliyani guhera iyi sezo ya 2025. Umwaka ukurikiraho azaba arimo arasiganwa muri Formula 1 ariko atwara imodoka ya Ferrari Scuderia kabisa. Iyi rero akaba ari inkuru yo abantu bose bo kwisi guhera hano mu Rwanda kuzamuka mu Bwongereza kugeza muri Amerika bibajije bibaye, kuko ntago bumvaga yuko iyi Ferrari kabisa y'Abataliyani yabasha gusinyisha kizigenza Lewis Hamilton. Kugira ngo mubyumve neza, sinzi igihe wowe urimo urareba video waba waratangiriye kureba cyangwa kumva amakuru ya Formula 1, ariko icyo nzi cyo ko ubu ngubu muri 2024 iyo umuntu avuze Formula 1, akivuga Formula 1 umuntu wa mbere utuza mu mutwe ni Lewis Hamilton, nta wundi. Max Verstappen amaze imyaka 3 atwara World Championship, ariko iyo bavuze Formula 1 umuntu wa mbere utawumvikana ni n'uyu nguyu kawushunga kabisa, Lewis Hamilton, uyu mwongereza w'umwirabura umwe rukumbi guhera muri 2007 asiganwa muri Formula 1. niwe mu gabo ukuze muri Formula 1 mu bantu harimo baratwara, nyuma n'undi mu Espanyol kabisa. Hanyuma ubu ngubu rero tuvugana ubu nyine Ferrari kabira mutsindiye imushikuje muri Mercedes AMG Petronas F1 team. Iyo no kipe yasiganwiraga guhera mu mwaka wa 2013, akaba ari ikipe yatwayemo ibikombe 6 by'isi, izo bakunze kwita World Championship. yazitwaye mari 6. Akigeramo 2013 yagezemo barabanza barastraguringa, hanyuma 2014 ititwara, na 2015 2016 Toto Wolff boss we wo muri Mercedes akora ibintu by'ubugambanyi kugira ngo ubundi mushoferi batwaranaga nawe akabone, atangira gukora za magwi zo kuzajya yica imodoka ya Lewis Hamilton kugira ngo icyo gihe umudage batwaranaga bitaga Nico Rosberg abashe kukabona. Rosberg amaje kukabona ka 2016 itananasezera, hanyuma Lewis Hamilton agaruka mu bintu bye atwara ya 2017 8 9 kugeza 2020 ari we wazitwaraga wenyine. 2021 iyo bita FIA, ikigo gishinzwe gukontrola Formula 1, baba bamwibye championship bayihaye Max Verstappen. ubwo icyo gihe 2021 bamaje kwimwiba 2022 rero nibwibibazo byatangiye muri Mercedes. Abantu batari babizi muri Mercedes 2022 bahise bakora imodoka mbi cyane. Icyo gihe bahinduye ukuntu bakoraga imodoka, bazi ko bagiye gukora imodoka irenze cyane izajya yanikira izindi zose ziri muri Formula 1, ahubwo basa nkaho bakubise swata, ahubwo bari bwo bakubita imodoka mbi ya mbere yari iri kuri grid nyine ni urutonde rw'imodoka zose ziba ziri mu muhanda muri Formula 1 iyo bagiye gutangira. Icyo gihe na 2022 byavugaga yuko imodoka ya Mercedes mu mamodoka yose 10 yari arimo hariya, bavugaga yuko ayo modoka mbi ya mbere yaba iri kuri grid, ariko abasha kwihangana ahakura umwanya wa 5. Ibintu biradogera 2020 noneho na 3 nibwo Lewis Hamilton yasavuga ati iyi modoka yacu ifite ibibazo, mukemure bino bibazo mu bihindure gutya turebe yuko twashobora guhangana na Red Bull, kuko Red Bull yari imaje kubatwara championship ebyiri yikurikiranya. Kandi aba bantu baba star niba ari ikintu cya mbere banga gasuzuguro, kubona abantu basanzwe basuzugura ari bo none batangiye kubahindukirana. Akibibwira rero Toto Wolff n'aba mechanician be batangira kumusuzugura, babatereka ati ntabwo watwinjira muri department yacu ya production, wowe ugenda uresinge ibyo dukora turabizi. 2023 nabwo bakoze imodoka mbi cyane, ko batangiye nabi cyane, nabi ku buryo umuntu wese yabibonaga. Hanyuma rero ibyo ni ibintu byose byagiye bikomeza kuba byarakaza Lewis Hamilton.
binamuviramo no kutumvikana na Totovu kuko amasezerano yagombaga kurangirana n'iyi 2023, hanyuma ariko baramwinginga abemerera gusinya amasezerano y'imyaka 2 nabwo atinze. Bivuga yuko impamvu yasinye atinze we yari yaraterese ahubwo muri Red Bull ngo bamwihere umwanya ajye gutwarira ikipe ya Red Bull iriya Verstappen akinira. Amabwira Red Bull ati mwebwe nubwo mubona Verstappen yitwatwara za World Championship uwo ntabwo ari umuhanga, nuko ngiye mfite imodoka mbi, njaho ngaho tugatwara imodoka imwe iyo Verstappen atwara nanjye nkayitwara, ibintu byahindura isura ntimurebe ngo nuko ari uko nguko bimeze. Ubwo rero ikintu cyabashije kuba cyabaho, Red Bull yahise imwanga iravuga ati reka twe dufite Verstappen no mushoferi wacu wa mbere, ntabwo uwo twaza ngo uze guteza akavuyo hano. Red Bull rero babyanze ahita agaruka kwa Mercedes. Totovu amuha kontra y'imyaka 2 yari buzarangire 2025, ariko ubwo ngubwo yari arimo ari ukubuzabuza kugira ngo abaterete yandi makipe. Kera kabaye rero aza kwegera iyi Ferrari ibifite imodoka nziza yo kwikagera abashoferi batari beza. Ubundi Ferrari muri Formula 1 iyi niyo kipe yonyine ibiri muri hano muri Formula 1 no mu yandi mano ije kuresinga yonyine. Ubundi aya makipe yose abarimo abari amakipe akomoka ku nganda z'imodoka zirimo ziradvertisinga. Nuko ngo niba ari Mercedes ibirimo iramamaza imodoka yabo ya Benz, nuko ngo niba ari Alfa Tauri bayamamaza Alfa Tauri, niba ari Aston Martin ibirimo nk'ikipe ariko yaraje kuko ari uruganda rwa Aston Martin rukora imodoka rwaje kwamamaza imodoka zabo za Aston Martin. Ariko iyi Ferrari yo umubosi wayo ajya kuyihimba muri za 47 yari umubosi bitaga Enzo Ferrari, yari aritarinze mu bintu byo kusiganwa ku mamodoka. We akora imodoka ziri mbese zidesigningiwe gusiganwa gusa, ushobora kuyigura ku ruhande ariyo kugutemberamo, ariko we uruganda rwa Ferrari ruba rudesigningiwe, mbese umuhamagaro warwo ni ugusiganwa gusa. Ni ukuvuga ngo rero iyi ni ikipe ibintu byayo byose ibishyira mu gusiganwa. Rero iyi akaba ariyo kipe yahise ajyamo nyuma y'uko iyi kipe yari ifite uyu mushoferi bitaga Carlos ni umwesipanyol wayikiniraga afatanyamo n'umunyamonako bita Charles Leclerc. Uyu Carlos byari byaramaje gutahurwa y'uko hari ikipe izaza muri 2026 ya Audi, imodoka ya Audi izaza gusiganwa muri Formula 1 muri 2026. Yamaje gusinyisha Sainz, bamaje kumvikana ibintu byose. Ferrari imaje kubona y'uko Sainz ameze nk'uwabagambaniye, nabo bahise bamera nk'abamwishyura kugira ngo none bajye gusinyisha Lewis Hamilton. Ubundi Ferrari isanzwe izo no gusinyisha abasitari ariko ikabasinyisha bakuze, kuko iyo bakiri hasi ntabwo yapfa kubona amafaranga yabo. Amakipe mu Bwongereza niyo bafite amafaranga y'ibyo, nubwo kuvuga ngo ni Mercedes, ni mujye ngo ni Mercedes y'Abadage. Iyi Mercedes ni ikipe mu Bwongereza, same case no kuri Red Bull ni ikipe yo mu Bwongereza. Nubwo Red Bull yo nk'ikinyobwa cyangwa brand isanzwe uzi yuko ari yo muri za Austria, ariko Red Bull yo y'ikipe ikina muri F1 yo niyo mu Bwongereza. Iyi rero Ferrari ntabwo yahangana nabo, ariko icunga umusitari nk'uwo nguwo ananiranywe n'urukipe rukomeye kahita imuzana. Niko byagenze izana na ba Vettel, bari abasitari bari barananiranywe na za Red Bull ikagenda ibazana. None ubu ngubu yizaniye muzehe wanjye Lewis Hamilton. Ariko rero aho bitandukanye na Lewis Hamilton imbaraga, ubwenge, ubushobozi, ibintu byose aracyabifite byo gusiganwa. Icyo yaburaga gusa ni imodoka nzima yasiganwa. Ahubwo ikintu twakwibaza tuti ko yavuye muri Mercedes ayishinja kuba idafite imodoka, iyi sezo ya 2024 noneho izanye imodoka iri hejuru ishobora gukompeta, yazisubiraho byazagenda gute? Ubwo rero hagati aho ngaho muri Ferrari bakimara gusinyisha Lewis Hamilton, amastatement nyine abagenda soka Ferrari niyo yatangaje bwa mbere yuko basinyishe Lewis Hamilton uyu munsi kuri iki gicamunsi mu masaa 2, ariko hari amaze nk'amezi nk'abiri utwo tuntu tw'uduspekulation turimo. Nyuma y'uko sohoye hanze, ubwo ngubwo umushoferi wabo Sainz yumva ko ari ugomba kuvamo hagasigara Lewis Hamilton ndetse na Charles Leclerc. Dore ni iyi ngiyi ni statement uwo bita Carlos Sainz, uyu ni umwesipanyol wari usanzwe batwara, ariko azakomeza batware n'ubu ngubu muri 2024 2025 ahite ashaka aho ajya kumunganira. Dore ni statement yahise akubita hanze ati rwose ati dukurikije ati nyuma y'amakuru Ferrari ikipe yanjye yasohoye, ati nagira ngo nanjye mbamenyeshe yuko
ubwo 2024 izaba isozwa nanjye nzahita nigendera nkava muri iyi kipe, ariko nk'uko bisanzwe nzakomeza ntanga imbaraga zanjye n'ibyanjye byose kugira ngo iyi kipe nyihe itsinzi, naho aho nzakurikizaho ahazaza hanjye ni ibintu tuzakomeza kugenda dukurikirana nyuma tumenye ibyo ari byo. Dore rero nuko nguko uwo bita Karosense yabaye avuga naho Lewis Hamilton nyuma y'uko aya makuru agiye hanze nawe yahise avuga ati ubwo kwari nko gusezera kuri Mercedes, we na Toto Wolff we icyo basanzwe bazwiho ni ikintu cyo gufera cyane, bazi gukina n'itangazamakuru. Nawe yahise agira icyo abivuga, aravuga ati ngewe nzahora iteka ryose nshimira ibyo uyu muryango wanjye wa Mercedes wampaye, ubufasha wampaye cyane cyane, nzashimira Toto Wolff, ndashaka kurangiza iyi sezo turi hejuru dufite umwanya mwiza kabisa, ngewe na Mercedes Mercedes yabaye nk'igice kimwe mu buzima bwanjye guhera nkifite imyaka 13, kuba nava hano rero ni kimwe mu byemezo bikomeye cyane byaba byarangoye kuba nafata. Hanyuma boss we Toto Wolff nawe ahita aza nk'usubiza iyo statement avuga ati Lewis Hamilton iteka ryose azahora ari umuntu w'agaciro cyane kuri Mercedes mu mateka yacu, ariko twebwe ubwacu twari tubizi yuko ubu mbese gukomeza gukorana na Lewis Hamilton twari tubizi ko ari umunsi umwe nyine tuzagera tugatandukana, ariko ubu ngubu uyu munsi tuvugana nyine uwo munsi wageze, rero nta kundi farewell Lewis Hamilton kabisa. Iyo rero niyo nkuru ihari yajegeje isi yose, uyu Lewis Hamilton ufatwa nka nimero ya mbere ku isi muri Formula 1 kuva Formula 1 yabaho, kuko niyo muntu ufite win nyinshi muri Formula 1 zigera ku 192, afite championship nyinshi 7, ariko asangiye n'undi mudage bita Mick Schumacher afite amapodium menshi cyane nawe atamenya umubare wayo. Uyu rero kuba yava muri Mercedes ni ikintu gikomeye, ni igihombo gikomeye cyane Mercedes igize. Buriya bananiwe kuganira, ariko amakosa menshi bakayashyira muri Mercedes ko bakomeje kumusuzugura bavuga yuko wenda Lewis Hamilton ashobora kuba ashaje. Ubwo rero nawe nicyo gihe cy'uko yajya muri Ferrari aho bamubonamo nk'umujene, nawe akareba ko hari icyo yakora.